Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabasuhuje bene data tubana mu mwanya wa nibature aho uri hose. Ndagushuhuje muri iki gitondo, nyemerera uhereza Imana icyubahiro umunsi nk'igihe nk'iki. Inshuti zanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, ndabakunda cyane, mu ntera support, mumba hafi zo comment zanyu, ndetse ibihe byose tugenda tugirana nyuma y'iri teraniro rya mu gitondo cyane bature, ni ibintu binyongerera imbaraga muri uru rugendo. Imana rero ibaha umugisha kubwo gukunda gusenga, kubwo gukunda kugira ibihe byiza byo gusenga muri wowe. Imana iguha umugisha, ikwishimire kandi kunezeze. Muri iki gitondo dushimiye yera izinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye Imana rurangiza rwa burundu, dushimiye Imana itabura uko ibigenza, dushimiye Imana yica imigambi y'incakurika yubikana uburakari bwayo, dushimiye Imana ituzamurira ibendera ry'ubutsinzi, naho abantu batabyemera ariko Imana yo ikabyemera ikabikora. Uri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Izina rya Yesu niryo riruta ayandi uzabaho, nawe irankawe Yesu urahebuje ibihe byose. Mwa kino gitondo nyemerera dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana, ibice 11. Turasoma umurongo wa 44. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ijambo handitse ngo Yesu azura Lazaro. Turi muri iyi minsi yo gusenga tuvuga ngo Imana itubohore, turi muri bohoka. Ni ngombwa ko Imana igira ibyizura ku buzima bwawe, kuko hari ibyaboshywe, hari n'ibyishwe, hari n'ibyo Satani n'abadayimoni bagiye bitambikamo. Navuga ngo bohoka mu izina rya Yesu, maze Yesu azure ibyawe. Imana nishimwe cyane. Reka dusome uyu murongo 43. Amaze kuvuga ibyo, arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Imana nishimwe. Turi muri bohoka. Ndashaka kwatura ku buzima bwawe ngo usohoke muri ibyo bibazo, usohoke muri ubwo bushomeri, usohoke muri ayo marira, usohoke muri iyo nzara, usohoke muri ayo madeni. Ibyo birakorwa n'imbaraga z'Imana, birakorwa na autorite ya Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo yabivuze gutyo Lazaro akiri mu gituro, yabivuze gutyo Lazaro agisinziriye, yabivuze gutyo Lazaro akiri mu mva yewe. Arangije yarasenze Yesu Kristo, arangije ararangurura, aravuga ngo Lazaro sohoka. Aka kamwanya ni wowe mbwira, izina ryawe nawe ni wowe natuye. Umva ko Yesu Kristo avuze ku buzima bwawe, usohoke, usohoke, usohoke mu kiri kukuriza. Yesu Kristo arakomanze, Yesu Kristo ari kukubohora. Sohoka nawe utere urutambwe, sohoka muri ayo marira, sohoka muri ako gahinda, sohoka muri ibyo byagushobeye, sohoka muri ibyo bigufataho ijambo, sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Erega turi muri bohoka. Sohoka mu izina rya Yesu, sohoka mu bushomeri, sohoka muri iyo business idafatika, sohoka muri icyo gihombo, sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka muri ako kaga n'amaganya, sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka muri icyo gisuzuguriro, sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Yesu arategetse ngo nusohoke mu izina rya Yesu Kristo. Nubyakire muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Niwakire gusohoka mu buzima bubi, niwakire gusohoka mu buzima budafatika, niwakire gusohoka mu izina rya Yesu Kristo. Yesu aravuze ngo sohoka mu izina rya Yesu Kristo, kandi nawe ubyakire. 44. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Iri ni ijambo
wakumva nawe ugatekereza ukuntu wari upfiriye ahantu habi, wari uri kubabarizwa ahantu habi, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo uwari upfuye agira gute? Yewe arasohoka azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko. Hari ugusohoka, ariko hakaba hari ibindi bintu bikuzingazingiweho, hakaba hari ibindi bintu bikiguhambiriye. Muri iki gitondo rero ukomeze wumve ijambo ry'Imana, usohoka ariko urebe ko hari ibindi bintu bikikuzingazingiye ku maguru n'amaboko bituma udatambuka, bituma utinyagambura. Ariko umva ijambo ry'Imana ngo hari n'igitambaro cyari kibiri mu maso ye. Hari ibintu biba biri mu maso yawe, hari ibintu yewe bituma utareba neza. Erega n'ubuzima bubi burya butuma umuntu atareba neza. Erega n'abantu bagucisha bugufi bakavuga ko ntacyo umaze, ntaho wagera. Buriya baba bashyize igitambaro mu maso yawe, nawe wikebuka ko kukabona inkomoko yawe naho uvuka n'abo ubanye nabo, ntabwo wagera ku masezerano Imana ivuga ku buzima bwawe. Ngo yari afite igitambaro mu maso. Ni ikintu kikubuza kureba neza, ukumva nawe urihebye rwose. Nubwo wasohotse, nubwo rwose Imana ifite aho yagusohoye, ariko hari ibindi biba bikikubuzabuza, bikikubohaboha. Imana ni ishimwe kandi turi muri bohoka rwose. Ngo Yesu arababwira, ni mumuhambure, mumukureho, mumureke agende. Ariko haleluya, Yesu aravuze, Yesu arategetse. Ibyari byakuboshywe, ibyari biguhambiriye, ibyari biri mu maso yawe, Yesu aravuze muri iki gitondo. Haravuze mwene data, haravuze ngo imbaraga z'Imana ziguhambure, kandi rwose ibintu byose nibikureke ugende, utambuke byemere, ukandagire mu kazi byemere, ucuruze byemere, ibintu byose bigende neza. Yesu niwe uvuze ngo nibikureke ugende, nibagukureho iminyururu, nibagukureho ibyari bikuboshye, mumuhambure, nimurangiza mumureke agende. Imana ishimwe, Imana igira neza. Yesu yararebye asanga batari bwemere ko Lazaro agenda, atanga itegeko. Nkuko Yesu hari aho yagusohoye, ariko barakomeza bagushyiraho ibitambaro, barakomeza bahambira imirimo y'amaboko yawe, barakomeza bahambira amaguru yawe ngo ntugende. Ariko iki gitondo Yesu arategetse ngo nimubimukureho, mumureke agende. Imbaraga z'Imana muri iki gitondo nizo mpamagaye ku buzima bwawe, zigukureho ibyari bikuhambiriye, zigukureho ibyari mu maso yawe, ku maboko no ku maguru. Imbaraga z'Imana zibikureho, zikureho iyo minyururu yose. Nubohoke yewe, nugende byemere kandi ukore byemere, niwinjire byemere, urebe byemere, uvuga byemere mu izina rya Yesu Kristo. Bakure kugende. Imana ishimwe. Twari turi mu cyumweru cyitwa bohoka, turakomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga, kandi Yesu ari kuvuga ngo sohoka yewe, nusohoke. Aho wari ukingiraniwe wari uhazi, aho umaze igihe ukingiraniwe urahazi, ariko Yesu aravuze ngo sohoka. Ikindi aravuze ngo bakureke wigendere mu izina rya Yesu Kristo. Ugende ugere mu rushako rwawe rwiza, nibakureke wigendere, ugere mu kazi kawe keza, nibakureke wigendere. Nawe utaraveringa ariko byemere, ufate voro ugende ujye mu Bushinwa urangure. Nibakureke ugende Rabi Mora, nibakureke ugende, kuko Yesu Kristo yatanze itegeko ngo sohoka. Imana ni ishimwe. Muri iki cyumweru cyabohoka, niwakira imbaraga z'Imana zikubohora, niwakira imbaraga z'Imana zikukuraho ibyari bikuboshye byose, ibyaruboshye imirimo y'amaboko yawe, bikitambika bikigagaza. Yesu aravuze ngo sohoka kandi bakure kugende. Imana ishimwe cyane, Imana ibaha umugisha, Imana ibanezeze, bakure kugendesha. Nusohoke mu izina rya Yesu, gendera muri iryo jambo ry'Imana.
imana winjire mu byawe kuko Yesu Kristo arategetse. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza uhaha uronke. Ayi wese ho kugenda wakira umugisha, nusoho kugenda wakira amahoro, nusoho kugenda ukubitane n'igitangaza cyawe, nusoho kugenda wakire surprise, nusoho kugenda wakira umunezero, nusoho kugenda Yesu kuhanagura amarira, soho kugende mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakunda cyane, muhahe muronke. Shalom shalom. Imana ibanesese, Imana ibagire neza. Shalom. Izina ryawe ni ryiza, izina ryawe ni